Muraho neza, nitwa Vincent. Mu karere ka Kirehe habereye impanuka ikomeye cyane. Mu karere ka Kirehe ibihabereye biteye ubwoba. Iyi ni ikamyo yari itwaye sima ivuye hariya ku mupaka wa Rusumo yerekeza i Kigali. Iyi mpanuka yabereye hariya mu karere ka Kirehe yabereye ahazwi nko kuri Cyunuzi. Abahazi murahazi ni impanuka yabereye. Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa Seshman yari itwaye sima. Ku makosa y'umushoferi cyangwa se ku burangare bw'umushoferi niwe watumye iyi mpanuka iba. Uyu mushoferi bavuze yuko yaratwaye imodoka yihuta cyane, imodoka yari itwaye sima akagerekaho no kwihuta cyane. Imodoka rero yakoze impanuka ubwo yarengaga umuhanda ikagenda ikagonga inzu ebyiri zari zirimo abaturage. Abaturage babonye iyi mpanuka iba rero babonaga imodoka irimo yihuta cyane, imodoka yari irimo kwihuta cyane kandi itwaye amasima. Mu kugera ahazwi nko muri Cyunuzi rero imodoka gukata ikorosi biranga, ihitamo kurenga umuhanda iragenda igwira inzu ebyiri. Abaturage bahita baza gutabara ariko basanga n'ubundi abari mu nzu byamaze kurangira. Iyi 2025 rero abantu mwikomeje guhitana abantu bitewe n'impanuka. Impanuka za buri munsi mu matwi y'abanyarwanda bati impanuka mu karere kanaka, mu karere kanaka, buri munsi. Abasenga ni musengere igihugu cyacu kuko umwanzi Satani ari kwibasira mu mihanda, mu mamodoka, mu bakoresha ingendo za buri munsi bakoresheje ibinyabiziga. Ni impanuka ziri gukomeza kubera buri munsi ni impanuka kandi impanuka ziri guhitana abantu. Iyi kamyo rero yagwiriye izi nzu ebyiri. Inzu imwe nta bantu bari barimo ariko inzu imwe yari irimo umubyeyi ndetse n'umwana we. Abo bo bahise bapfa ako kanya. Shoferi nawe yakuye mu modoka yakomeretse cyane bikabije ahita ajyanwa kwa muganga, ariko uwo mwana ndetse n'uwo mubyeyi bageze kwa muganga bamaze gushiramo umwuka hariya mu bitaro bya Kirehe. Mwumve mwa bantu mwe izi mpanuka za buri munsi. Polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano wo mu muhanda rero nta munsi itihanangiriza abashoferi bakoresha umuhanda kugenda nta kibazo bafite. Bamwe baba bagenda bacungana ku ijisho baperereza aho abapolisi bari. Abapolisi baba batarimo bakagenda uko bishakiye, cyangwa se bagenda bagera kuri Sofia ukabona bagabanyije umuvuduko ariko bamara kuyirenga n'ubundi bakongeza umuvuduko. Za kamera zo mu muhanda ikintu bakora mu kuzigeraho bakagabanya, bamara kuzirenga bakongera bakirukanka cyane. Ndakeka uyu mushoferi yaza kuba ari gutwara imodoka neza cyangwa se nta n'ikindi kibazo afite, yari kuba yarageze aho yagakwiye kudepoza umuzigo we amahoro, ariko kubera kwihuta cyane byatumye impanuka itana ubuzima bw'abantu babiri. Nawe atisize yakomeretse cyane bikabije. Uyu mwaka 2025 rero mw'abanyarwanda mwe ukomeje guhitana abantu bari guhitanwa n'impanuka. Buri munsi impanuka yabaye kandi yahitanye abantu. Buri munsi mu karere runaka habereye impanuka ikomeye cyane ihitana abantu. Mw'abantu mwe Satani yinjiriye imihanda yacu, Satani yinjiriye ibinyabiziga byacu, kuko buri munsi nta munsi mutari kumva impanuka yabaye kandi impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu batari bakeya. Iyi kamyo rero mu bwoko bwa Seshman yavaga hariya muri Kirehe ku mupaka yerekeza i Kigali itwaye amasima. Iyi ni ikamyo yakoze impanuka, iyikorera ahantu bita mu Cyunuzi. Abahazi niba muhazi murahazi harimo agakoni. Ako gakoni rero niko katumye imodoka itabasha gukata ikomeze mu muhanda, kubera ikoni rero ikongeraho n'umuvuduko imodoka yari ifite. Yahise irenga umuhanda iragenda igwira inzu ebyiri. Inzu imwe nta bantu bari bayirimo, bari bagiye mu kazi. Iyindi nzu yari irimo umwana ndetse na mama wiwe. Abo bose bahita basiga ubuzima. Umushoferi arakomereka cyane bikabije. Abantu bakomeje kwibaza rero iby'isi impanuka za buri munsi ziri gora ziraba kandi ziri guhitana n'abantu. Muri 2025 rero Satani akomeje kwibasira imihanda y'iwacu. Imihanda iri gukoreshwa buri munsi, ariko iyo mihanda n'ubundi abari kuyikoresha bari kwasiga ubuzima. Mbese kubona uvuye mu rugo ukagenda ukagerayo ugera amahoro ukongera ugataha amahoro, nta cyatuma udashima Imana, kuko hari abantu benshi bari kuba baburiye ubuzima bwabo mu mpanuka ziri kugenda zibera mu muhanda. Mw'abantu mwe rero impanuka zikomeje guhangayikisha abantu bose bakoresha umuhanda. Buri munsi uri kugenda ufite ubwoba, uri kuvuga ati Mana yanjye umfashe ngere amahoro, Mana yanjye umfashe hatagira impanuka iba.
gusa kuba bari kubivuga bose ntago ariko biri kubahira ngo bagere iyo baragera amahoro. Hari uri kuva mu rugo yasenze yasabye Imana imbabazi akayibwira ati umfashe ngende amahoro nongere ngaruka amahoro, ariko bikarangira ubuzima bwanze, impanuka ikaba ikamuhitana. Mwa bantu mwe rero ibintu birakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. 2025 impanuka ni impanuka kandi ziteye ubwoba, ziri gushafuza abantu benshi cyane, zigahitana ubuzima bw'abantu, imiryango igasigaririra yabo zahitanye. Abantu benshi rero barahamutse bavuga bati twebwe ntabwo tuzongera kugenda mu binyabiziga, ati izi mpanuka za buri munsi ziri guhora ziraba ziteye ubwoba. Ariko se mwa bantu mwe, n'ubundi impanuka iraba n'ubundi urwaye rwageze ruba rwageze, ibyo wakora byose rwagusanga no mu rugo. Nk'uyu mumama wari wiryamiye mu rugo n'agahinja ke, imodoka yaje igakubita ikahuranya bakarinda bahasiga n'ubuzima, ntabwo ibyo bari babyiteguye, bari bibereye mu rugo. Ahubwo icyo twakisabira abantu, musenge, kuko izi mpanuka zo mu muhanda nta kundi kuntu twazirinda uretse kwiyambaza Imana gusa. 2025 impanuka zikomeje guhangayikisha abantu, impanuka ziteye ubwoba ziri kugenda zihitana abantu buri munsi. Ni impanuka ibintu biteye ubwoba cyane. Iyi kamyo rero yakoze impanuka, abaturage bagiye mu butabazi bw'ibanze baratabara, ariko nyine ibyabaye nabibabwiye, shoferi yari yakomeretse cyane bikabije, ndetse iyi modoka yagwira inzu ebyiri. Inzu imwe yari irimo umwana na mama wiwe, bahita basiga ubuzima. Abaturage rero gutabara iyi modoka bapakuruye y'amasima bayasubiza ku muhanda, ubwo indi modoka iraza kuyafata. Indi modoka yo iracyari kuri za nzu. Ni ibintu bibabaje rero mwa bantu mwe kubyumva mu matwi yanyu. Buri munsi impanuka zo mu muhanda birababaje cyane kandi biteye agahinda. Guhora twumva ngo impanuka. Aba bantu rero bapfiriye muri iyi mpanuka baruhukire mu mahoro, imiryango yabo nayo ikomeze kwihangana. Nta kundi byagenda, n'iby'isi nyine ni umubabaro, ni agahinda, ni amarira. Muri iyi si bigomba kubaho. Abasenga rero nimusenga umwanzi Satani atsindwe mu mihanda yo mu gihugu cyacu, mu binyabiziga byo mu gihugu cyacu. Ngiye abakusanyirije amakuru nk'abanyabagejejeho. Nitwa Vincent. Kugira ngo rero andi makuru tuzajye dukora azajya kugeraho mu bambere, icyo usabwa ni ugukanda kuri buto ya subscribe, hanyuma amakuru tuzajya dukora akazajya kugeraho mu bambere. Mbifurije imigisha ndetse n'amahoro mu byo mukora byose. Umwanzi Satani atsindwe mu mihanda yacu ndetse no mu binyabiziga byacu. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye.